tuguhaye ikaze muri twibature muri iki gitondo. Wayambutse se? Ayambutse ariko ntabwo byagenze nka kwa kundi kwa Madrid Black ndagaruka. Okay. Amakuru mashya se ateye ate? Amakuru mashya ubundi inkuru y'ubuvira na M23 na Trump. Ese Trump ni gutabwira ni gute Trump zundi arababwira ni uhagarara ibiganiro byabo. Yegora. Uretse na M23 na Ukraine barayibwiye batizibukira. Itangazo ati AFC M23 will unilaterally withdraw its force from the city of Uvira as per United States mediation's request. Ngo twebwe twafashe umwanzuro kugira ngo twongere duha amahirwe inzira y'ibiganiro ya Doko. Bwiyo mpamvu rero ingabo za FCM 23 zizakura ingabo zazo mu mujyi wa Uvira hakurikijwe icyifuzo cy'ubuhuza ko byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubango barizezwa na Amerika ibisabye M23 ko Ibisabye cyangwa ibategetse kuvuga ko nta mutwe urwanye Uburundi uzatera ukoresheje ibice M23 ikoresha. Bivuze iki? Bivuze ko M23 ari iri burindu iyo mitwe gutera Bujumbu. ibice M23 igenzura se habamo iyo mitwe irwanya Burundi. Nuza Red Tabara se ntibariya. Red Tabara bahe M23 ntabwo iri buve muri Uvira nkuko mwebwe muri kubitekereza cyangwa nabandi babitekereza. Iramutse inahavuye byayibera nkabareka ariko nyira kwafata byanayigora. Kandi ngabo z'abarundi zitagarutse muri Uvira nta kibazo mbona M23 yabifite kuba yare kururiya mugi. Aho irava ni hariye mu mugi rwagati gusa. iragenda guteza Kuki yo bavuga ko mitwe niba Amerika ivuga kuriya kuki itavuga kuri FDR? Ntabwo izi ko ihari cyangwa Amerika ishyigikiye FDR. FDR irashyigikiwe pe. Iya bidashyigikiwe FDR. Bakiriya bacu beza, Smart Home yahoze ari Danube Home tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Muri izi mpera z'umwaka tubafitiye promosiyo ya 25% discount plus free selected gift. Urugero, uragura intebe kuri discount ya 25% tukakongeza ameza cyangwa kabati ka televiziyo cyangwa imisego yo mu ntebe. Uragura igitanda kuri discount ya 25% tukakongeza bed cover cyangwa imisego yo ku buriri cyangwa amashuka. Uragura kandi table à manger kuri discount ya 25% tukakongeza ibisorori cyangwa ibyombo. Si ibyo gusa kandi kuko icyo wagura cyose muri zimera z'umwaka muri Smart Home urahabwa igabanyirizwa rya 25 ndetse ugatombora impano ishimishije. Nuguhera tariki ya 8 kugeza 31 Ukuboza 2025. Icyitonderwa, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Dukorera KBC Kimihurura, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 90 50 90. ko ushake Scovia mutese ku murongo wa telefone ubwo turakomeza izindi nkuru mukanya. Baramutse neza? Baramutse. Yego. Tuguhaye ikaze muri twibature muri iki gitondo. Murakoze cyane. Wayambutse se? Okay. Ayambutse ariko ntabwo byagenze nka kwa kundi kwa Madrid Black. Uraga ndagaruka. Okay. So amakuru mashya se ateye ate? Amakuru mashya ubundi inkuru y'ubuvira na M23 na Trump. Ese Trump ni gutabwira ni gute Trump zundi arababwira ni mbuze uko mbivuga nako. Ni uhagarara ibiganiro byabo. Yegora. Uretse na M23 na Ukraine barayibwiye batizibukira. Ati biriya bicu birekere uwabitwaye ndabona ntazabona uko nkurwanaho. Ntabwo yabwira Ukraine ngo ananirwe M23. Gusa harimo ibintu bibiri ngira ngo sinzi niba mwari mwagasomye itangazo. Twari turigezeho ubu none ha rwose. Nimufasha abantu nimusome dusobanura kugira ngo abantu tubone icyo tubivugaho tumaze gusoma itangazo muri rusange. Ko abantu barasoma titre yitwa kuva Uvira gusa. Yego nicyo barimo basoma reka turebe. Muri kabirarangiye. Ariko ni umutwe w'inkuru nyine none se. Nyine ndavuze ngo inkuru kabirarangiye. Ntabwo muze ngo barasoma titre.
Okay, barasoma titre icyo ibaze nk'ubavuze ngo Habimana bahurire kuri stade urabona mwakwirwamo dushaka gukorerwamo reka turi bake batongeyeho Shadadi cyangwa yandi yego itangazo ry'iri huriro ryashyizwe ahagaragara na Corneille Nanga yarishyize isangahera ryasohotse kandebe gusa hari mu masaha y'ijoro mu gicuku pe ni mu gicuku mu masaa 6 nibwo muri Amerika hari mu rukerera hari ku mugoroba ngira ngo kuko ndabona hashize amasaha 5 saa 8:28 nibwo yarisohoye uyu mugabo araryisorera ku giti cye coordinateur ati Alliance Fleuve Congo AFC irifuza reka mbisome mu cyongereza ubwo muragenda musobanura mu kinyarwanda. The Alliance Fleuve Congo AFC M23 wishes to refer to the Doha peace process under which significant progress was recently achieved, including the signing of the Doha Framework Agreement of November 15th, 2025. Romeo Tuyede. Alliance Fleuve Congo irashaka kugaruka cyane ku biganiro bya Doha. Ku nzira y'amahoro ya Doha. Ku nzira y'amahoro ya Doha kubera ko hari ibyabashijwe kugeraho. Yego. Birimo gusinya n'ubundi ya masezerano cyangwa ya mahame. Yego. Muri uriya mwaka nako muri kuri ya tariki. Romeo narimo gusemura nka undi ngo aravuze oya nibyo kugira ngo numvishe n'umuturage w'inyamagana baravuga ijambo rimwe akavugane komeza oya nibyo hagendewe ku byasinywe ku itariki 15 z'ukwa 10 ya Framework. In the light of these achievements and despite the continued provocation and abuses from the FRDC and its allies, the Alliance Fleuve Congo AFC M23 initiate a unilateral trust-building measure in order to give the Doha peace process the maximum chance to succeed in providing lasting solution to the conflict. Hagendewe ku byagezweho nubwo nubundi ingabo za FRDC cyangwa igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanya bikorwaho nubwo nubundi bakomeje kwangiza ndetse no kutugabaho ibitero no kwica abaturage yako nibyo ntacyo nibyo ngo twebwe twafashe umwanzuro kugira ngo twongere duha amahirwe ibiganiro inzira y'ibiganiro ya Doha twongere tuyiha amahirwe. Okay. AFC M23 will unilaterally withdraw its force from the city of Uvira as per United States mediation's request. Kubwiyo mpamvu rero ingabo za FCM 23 zizakura ingabo zazo mu mujyi wa Uvira hakurikijwe icyifuzo cy'ubuhuza uko byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Based on past experience where FRDC was Zalendo and the allies have sought to take advantage of IFM 23's trust-building measure to retake control of previous lost territory and target the population perceived as sympathetic to the alliance, IFM 23, call on the guarantors of this peace process to establish adequate measures for the management of the city, including its demilitarization, the protection of population and infrastructure, and the monitoring of the ceasefire through the deployment of neutral force. Hashingiwe cyangwa se hagendewe ku experience kukahise ushavuga ku byagiye biba mu myaka yashize hagendewe ku byo twiboneye mu bihe byashize cyangwa ku byatubayeho aho nubundi wazarendo ndetse na FRDC n'abandi bafatanya bikorwa bawo bagiye badufatira nacyo bafatira na FC mu 23 kugira ngo basenye icyizere twari twashyizeho cyane cyane mu bice twari twaragiye dufata aho nubundi bagiye bahohotera abaturage tumaze kuhava hanyuma bagasaba ko hashyirwayo ingabo zindi zidafite aho zibogamiye ariko ibingi bari batanze itangazo baretse ntabwo rirarangira. Finally, concerning armed groups hostile to the government of Burundi that remain active in the Democratic Republic of the Congo, the IFM 23 reiterates that it will not allow such groups to use the liberated area as real basis for any hostile act likely to undermine good neighbor relation between our two countries. Ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro nyuma
yego turacya finally ku bigendanye n'imitwe yitwaje intwaro hostile irwanya guverinoma y'u Burundi yego irwanya guverinoma y'u Burundi yego ikomeje gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe nka FCM 23 turongera gushimangira ko tutazemera na gato ko iyo mitwe yakoresha n'ubundi uduce twabohoye cyangwa twebwe twabohoye nko guteguramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi bishobora guhungabanya umubano mwiza w'abaturanyi y'ibihugu byacu hagati y'ibihugu byombi. Arasinya rero Corneille Nangaye Beluwo mu coordinateur cyangwa se umuhuzabikorwa w'iri huriro ngibyo. Allo? Oui. Yego twari dusoje tubwira tuti ngibyo. Yego icya mbere hano harimo ibintu nka bitatu ku mpande zose. Yego nuko Uburundi bujya muri iyi ntambara yo muri Kongo bwagiye butabaye ariko kugeza ubu ntabwo ari ubutabara ni ubutabazi bwari bumaze kugera mu cyiciro cyo gutabaza. Yego gutabaza iki muri iri tangazo murabona ko nabo barimo kuvugwaho. Yego kuvuga ngo barizezwa na Amerika ibisabye M23 ko ibisabye cyangwa ibategetse yaba ibitegetse yabisabwa ariko icyabaye nuko hari ikiri buri ijambo mwumva ryabafasha ni ibitegetswe kugira ngo mwishime ibigiriwemo inama bane bishimba se urumva urabuze kubisabwa cyangwa ibitegetswe ibigiriwemo inama na Amerika ntabwo numvise icyo Rome bavuze ibigiriwemo inama na Amerika oya katuvuga ibitegetswe kuko buriya abahuza twagize ibyago mu bihe binyuranye uretse n'iyi n'izindi ntambara abahuza bakaba ntibazi gutegeka ngo bahagare hagati bavuga batoya iki si cyo iki ni cyo katuvuga ngo ibitegetse. Yego Gitega cyangwa se Bujumbura Uburundi bwatangiye ari abantu batabaye ubu bahagaze mu ntebe cyangwa se ku birenge byo gutabaza. Yego ari nayo mpamvu hano Amerika ivuga ngo M23 nayo irabyandika ko ibitegetswe n'ubwo yavuga ngo ibisabwe umuhuza ko ya mitwe irwanya Uburundi itazabatera iturutse mu bice M23 igenzura. Urugero ifite Sange, ifite Ruvunge, ifite iriya misozi ya Uvira, kandi uwatera Bujumbura iriya misozi niyo yakoresha kuko Uvira hasi mu isantere ntacyo yahamaza. Igomba nayo kuyizeza ko ntawuzi itari buherekeza abatera Bujumbura. Ubwabyo ntabwo ubwo Bujumbura irimo kurwana, irimo iratabaza kuri icyo gika. None yitabaza Trump naye ibwire M23 iti uyu muntu uri hano aranabaza avuga ko afite ubwoba bw'imitwe iraho ishobora kumutera. Kandi iramutera ku butaka kuko muri Kongo ntibakirwaniye aho barwaniraga nabo cyangwa aho bashobora kurwanira nabo ni wowe uhafite. Dufashe kibazi baturi bamurindire mu by'ukuri ubu ngubu M23 irinze Bujumbura. Irinze Bujumbura irinze Bujumbura irinze Bujumbura iyirinze iti kubera ko Amerika yitegetse icyo irarinda imitwe yose yatera Bujumbura kugira ngo bititwa ko M23 yarenze ku mabwiriza yahawe na Amerika. Ariko ubu nturi kuyikuraho igitutu bayibwiye ati mbare gatatu muvuye Uvira bayibwiye ngo musubire inyuma mugende n'ibyo bice byose mwari murimo ukajya kubyoroshya ngo irinze Bujumbura ite kandi bayibwiye aho yagombye kurindira Bujumbura ko ari aha Uvira ikaba ihavuye. Reka mbanze nkubaze niba bakaba bagiye kuhashyira izindi ngabo. Kuvuga ko nta mutwe urwanye Uburundi uzatera ukoresheje ibice M23 ikoresha bivuze iki? Bivuze ko M23 ari iri burindu iyo mitwe gutera Bujumbura kuko niyitera ikoresheje ibice M23 igenzura. M23 iraba ariyo yayishyigikiye cyangwa bakoranye nibyo ibice M23 igenzura se habamo iyo mitwe irwanya Burundi. Ntuza Red Tabara se niba hariya Red Tabara ibahe iba mu misozi ya
bavuze ko ziri za Minembwe nazo Ndondo hose abanyamurenge naraye mbonye bavuga ati ahantu habaga Red Tabara hari habaga mayimayi hari haba Barundi hano haba Kongo FARDC bati bose twabakuyemo bariruka nyine icyo mvuga Red Tabara Uburundi buvuga ko ikorera muri biriya bice mu Ventura ifite uyu munsi byaba bibyo cyangwa atari byo ariko niko bivuga icyo gihe rero kuba basezeranya ko batazatuma uwo mutwe utera Bujumbura ni ukuvuga ngo uramutse unategura ibikorwa byo gutera babwira Bujumbura bati munatewe mutange umusada mwirwaneho cyangwa mutubwire tubafashe uyu muntu ntazi kubera ko yabitegetswe na Amerika niho navugiraga ko M23 iri burinde Bujumbura yanga ko Red Tabara yagira icyo ikorayo ubwo nabo birinda ko bagira icyo bakorayo ubwo rero M23 yaba ari umutwe utifuza indi mitwe ntabwo ari ukutifuza indi mitwe kugira ngo amahoro aboneke kandi ibashe kubana neza n'ubategeka inde Amerika kuko mu byo yabategetse harimo kurinda Bujumbura oya ni umutwe usukuvuga ngo utifuza indi mitwe ahubwo utifuza ko iby'indi mitwe ikoze bijya kuri uwo mutwe wabyo nanone wa M23 reka nange igitekerezo cyanjye ko ndi kuri telefone ibindi mu biganireho nyuma mu buryo mu byumva hanyuma icyo ni kimwe kuri Gitega cyangwa se i Bujumbura uvuga ngo M23 irakora ibishoboka ko nta muntu muribuka mbabwira ko abasirikare b'u Burundi bageze hakurya bakoresha amasasu mato barasa muri Uvira mu mujyi bashaka ko M23 yafasha nayo ibasubiza ikarasa mu Burundi kuko buri ibitero byo hejuru bishobora kwitwa ubushotoranyi bishobora kwitwa ibindi ariko ntabwo byitwa ko igihugu cyateye ikindi cyangwa umutwe winjiye mu kindi gihugu bifite ukuntu ariko ingabo guca ku butaka zirwana igihugu cyinjiye mu kindi cyangwa se umutwe wateye igihugu ari nabyo bavugaga ngo barashaka ko M23 barasa iciye ku butaka kugira ngo isi yose batabare vuba cyokora bibaye amahiri batabaye batateye ku butaka ntabwo bari bafite iyo gahunda bari bayifite se iyo gahunda yari ihari kwemeza ko itari ihari cyangwa ihari urumva abantu bakomeje kurasana byanga bikunda undi yasubiza undi kuko byabaye mu kirere yego icya mbere kugeza ubu Amerika ikoze cyiza itabaye Burundi kuko ishobora no kuba inatabaye mu Ventura ariko byose ntabwo wabyirengagiza nuko mu Ventura ari isubiye inyuma ntabwo nari numvise icyo mbajije yego ndi kukubwira nti ushobora no gusanga itabaye mu Ventura kuri icyo gika cyo gutabara mu Ventura ndakigeraho icya mbere igiye gutuma Uburundi bugiye guturana na M23 nk'abantu babiri bafite umuntu bombi urimo kubakoresha kandi ubaha amabwiriza nta urimo kuvuga ngo yarushije undi igitutu ngo tuvuge ngo twese twabonye ingabo zitsindwa z'Uburundi n'iza leta zigenda hariya mu Ventura yikubita agatuza iti ninjye uyoboye ariko kuri iyi nshuro usibye ibice ifashe za Ruvunge n'ibindi isohotse muri Uvira isohowemo na Amerika ntabwo isohowemo n'abarundi bavuga ko bashobora kwisubiza uriya mujyi isohowemo na leta yego ni ukuvuga ngo isohowemo na Amerika icyo gihe ntabwo Bujumbura iri bwikubita ku gatuza ivuga iti ingabo zacu zirakomeye yego FARDC ntibivuga iti uko twishubije Uvira niko tuzishubiza Goma kuko ntiyahishubije hari umutegetsi wavuze ngo mukuremo ibirenge icyo ni kimwe icya kabiri rero icyo Amerika ifashijeho M23 n'abanyamurenge ntekereza ko itabwira M23 ngo va muri Uvira hanyuma indege zikomeze guhaguruka mu Gitega cyangwa i Bujumbura zirasa abanyamurenge hejuru mu misozi cyangwa no mu bindi bice mu gihe byakomeza bityo intambara irongera itangire bushya none se Scovia ariko iyo uko nyitekereza ko ntabwo turabona icyo Bujumbura ivuga na Amerika yasabye na Kinshasa irwanirwaho twabonye uruhande rumwe rwa M23 rutangaza biramutse bavuye muri uriya mujyi ariko ibitero byo kurasa mu misozi hakoreshejwe drone n'indege zifite abapilote ubwo navuga ubwo ni Sukhoi bisanzwe navuga za Sukhoi n'abandi
icyo gihe bivuga ngo mama segonda ngaruke. Okay, nta kibazo. Yego, kanya aragaruka ntacyo bivugeho nta kibazo. Gusa ibibazo ni byinshi Karoti. Nkubwira ukuntu bimeze rero. Ugiye kumbwira ukuntu bimeze? Uko bitekereza nuko byumva. Iri subira inyuma rya M23 muri Uvira risobanuye ibintu bibiri. Icya mbere, reka twemere ko ibyashyizwe mu nyandiko yabo ari byo ko bashaka kubahiriza ibiganiro byagiye bikorerwa Doha n'ahandi. Kuko ubundi iyo muri mu ntambara muri babiri mufite abahuza, iyo mutananiwe kumvikana abahuza bagira ibyo bakora. Yagarutse ntacyo, reka uraza icyo gitekerezo kibike gato rero tugisubiraho. Yego wagarutse. Yego, nari ngiye kuvuga ngo icyo bafashije M23 n'abandi baturage bahariye. Ntekereza ko kuvuga ngo bave mu mujyi, yego, kugira ngo inzira y'amahoro ikurikirizwe cyangwa yubahirizwe. Ntekereza ko n'urashisha indege zidafite abapilote ko kugeza ubu niyo ntambara yari afite ku butaka muri iyi zone ya Uvira n'abanyamurenge hejuru. Ku butaka yari yavuyeho intambara yagiye mu kirere kuko hakoreshwaga drone na Scovia. Abantu bose kugeza ubu bavuga ko ikibuga cya Scovia kigaragara kirasa mu banyamurenge hejuru ya mu misozi ari Bujumbura. Yego, drone yo yahagurukiraho ariho hose abantu barimo gukorera. Ibyo rero haramutse bavuye muri Uvira, ibitero by'indege nabyo bigahagarara mu banyamurenge. Icya kabiri, umujyi wa Uvira ukaba nta ngabo ziwugenzura. Zaba zinagiyemo hakaba harimo za ngabo zirimo kubahiriza amategeko y'Amerika. Kuko umuntu iyo yategetse uyu mujyi kuvurirwamo n'ingabo zawufashe kandi ntiyinjiremo n'iza leta. Nizajyamo nubwo zaba ari tuvuze ngo hagiyemo wenda FARDC n'isubiyemo. Kuri FARDC irimo yonyine. Yego. Ntabwo umunyamurenge uri mu nzu yasohoka ajya kuri butike ngo imurase nk'uko Wazalendo yabigiraga. Kandi barimo bari kuri kondisiyo y'Amerika. Ibyo bishobora gutuma abanyamurenge ruguru abarundi bari barabujije kujya guhaha basubira mu isoko. Bigatuma inzira zifunzwe, uwo bahuye nayo bagakubita abagore n'abana bafata ku ngufu bihagarara. Icyo gihe ni amahirwe kuri M23 na twirwaneho. Yego. Ubwo n'abarwanyi bari muri iryo tsinda ryabo bose. Ikindi kintu kirimo gikomeye, ntekereza ko niba ari ugushaka inzira y'amahoro ngo ishobora kwihuta. Yego. Mu minsi yashize ndavuga ngo Doha basinye amasezerano yuko batazumvikana. Amerika yashyize imbaraga mu gusinya amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo. Urebye isura z'abaperezida bombi wabonaga ko biriya bintu bisa nko guha abantu umuti w'inzoka. Yego. Bagufata ku mazuru ukananirwa guhumeka, ukasama wakasama bagasuka mu kanwa ukamira. Cyo ni icyo rwose. Bikaba bigeze mu ndugakira, ariko amasezerano ya Washington uyarebye wayita. Kuko ntabwo akomoka mu bushake bw'abariya basinyateri bombi n'ubirebe. Nubwo Trump ejo bundi yishimye yavuze ko umwe wari wagiye kumusaba ati wowe nkubitira umuntu nanjye guha amafaranga. Ubwo ndavuga biri munsi y'ubutaka. Yego. Hano biza gushobora none Trump asa nk'aho ari amasezerano adahagije mu intambara ihagarariye. Nk'uko M23 urabona ngo ntiyafitemo uruhare. Bitumye ahubwo Trump noneho agiye kuba, ntabwo ubundi Trump yari umuhuza wa M23 na FARDC mu buryo bugaragarira amaso. Ibyo ngibyo rero ni nabyo bituma abantu bamwe namwe bavuga bati uwo bashyizeho igitutu ni ukuye ingabo ze muri Uvira. Nyine nibyo mvuga. Hano noneho ntabwo yari umuhuza mu buryo bweruye, yacaga mu gikari icyo aricyo cyitwa Doha Qatar. Yego. Kuri iyi nshuro n'urebe mu nyandiko ya Nanga yavuze ngo tubisabwe n'umuhuza. Umuhuza ariko utari kubahuza bo. Nyine baretse gato. Wowe urimo uravuga ko atabahuza ariko uhuzwa yamwise umuhuza. Ariko ntabwo yasobanuye uwo ari we. Rega. Ahubwo ibingibi bisobanuye yuko ibingibi ni Doha muri Qatar M23 bizi neza ko Qatar ari iki. Rome uri kumwumva se? Rome uri kumwumva?
nyemera nsoze point yanjye aho. yego Ni ukuvuga ngo twebwe Amerika ntago tuyita mu nyandiko zihari zigaragara n'amatangazo. Ntabwo Amerika yitwa umuhuza wa M23 na leta ya Kongo. yego Umuhuza yitwa Doha, Qatar. Amerika igahuza u Rwanda na Kongo mu bibazo bafitanye. Ariko mu nyandiko ya nanga kavuga ngo byamurenze cyangwa byamurenzeho, ntabwo byamurenze yamenye ibanga cyangwa bikoza bishaka. Aravuga ngo tubisabwe n'umuhuza. Bisobanura ngo nubwo bari muri Katari, umuhuza na Amerika. ni ibyo ngibyo ubundi Mu nyandiko ndimo ndavugisha inyandiko. nta kibazo. Hanyuma kuri iyi nshuro ikigiye kuba uko mbikeka, nuko noneho ibiganiro bya Doha bigiye kugira imbaraga kuko umuhuza noneho wa nyawe arasa nkaho asesekaye. Kubera mu gikari yabonaga ngira ngo abantu batabiha imbaraga, akabona bishobora gutinda, agiye kubyihutisha. bigenda bigura intege. Icya mbere hari kondisiyo zavugwaga, hari ibyo bari bemeranyije, byanga bikunda. Amerika ntabwo ari igihugu gitinye M23 ku buryo kidashaka kuyihuza na Kongo, kitayibwira kiti muzinga imizigo ubutaka bwose bwa Kongo mwese mbasange mu kigo Rumangabo. Ibi bisa ntibisa na warikari ubushize. Warikari ndayigeraho. Amerika ifite ubushobozi bwo kubwira aba barwanyi ngo n'iyi mitwe n'iryo huriro ryabo mwese mbasange Rumangabo mu kigo. Buri muntu afite irangamuntu ye kugira ngo umusivili atahe, umusirikare ushaka kujya mu gisirikare bamujyane Rumbashi cyangwa ahandi dushaka. Yego. Ariko kubibabwira iti nimurekuraka, hanyuma mwizeze n'abarera ko ibi bizagenda bityo. Hanyuma ibiganiro bya Doha bikore bityo. Iyi ni imvugo ya M23 udashobora kwemera niba ariko kuri. Ishobora kwandika itya yiyorohereza kugira ngo iterekana ko bayitegetse bayifashe ku gakanu cyane. Waca hasi. Noneho ibyo biratuma hari ibiganiro biri bwihute. Ibiganiro biri bwihute ni ibihe? Ni ibi bya Doha. Kandi Doha yasobanuraga neza ikiri burangiza iyi ntambara. Hari ukurekura imfungwa, hari uguhagarika ibitero kuri aba baturage b'abakongomani M23 bivuga ko irwanira, hari ukureba uko impunzi zitaha, hari bya bindi byose biri Doha. Kuri iyi nshuro niba Amerika isaba M23 kuva mu mujyi umwe, yego, kuri M23 ku baturage bayo bayishyigikiye na bene wabo ni umubabaro. Ku basirikare babize icyuya bafata uyu mujyi barwanye, wenda hari n'abahasize ubuzima, ni ibyago. Ariko mu buryo bwa politike ni intambwe. Kubera iki? Ndibuka ubwo M23 ugitangira najyaga mbabaza ngo isi iyo bayibwiye M23 imenya nde muri bo? Bati imenya bisimwa nini. Twamubaza gugo n'ahandi tukamubura. Buracya umuhuza w'i Nairobi araza, ex-president Kenyatta, bagaragaye mu mafoto bagiye ni Nairobi. Wabaza gugo M23 ikaduha ya foto. Intambwe ibiraje. None rero kuba M23 umuntu yisaba gusubira inyuma ari Amerika, itabisabwe na Museveni, ibisabwe na Perezida Kagame baturage, ibisabwe na Perezida wa Angola, ubwabyo muri politiki uyu mutwe wakumaze gukura. Impamvu zayo urwanira niyo babarwanya bakabajugunya inyuma y'imisozi. Barabizi ko mu myaka itaha bazagaruka, kandi bagaruka bazagaruka abantu batabaza ngo ni bande. Nubwo kubajugunya ubona ko bisa nkaho bidahari, iyo bihaba Trump aba yarabirukanye Goma. Niwo mujyi w'ingenzi ubundi muri iyi ntambara. Goma Trump yagiye hamaze iminsi 5 arahiye. Kuba yaramaze iminsi 5 arahiye se ko yakuyeho USAID. Ibibazo byari bihari cyane bihangayikishije Amerika, Goma icyo gihe ntabwo yari irimo. Impamvu mbikubwira na nyuma y'ugutse yari bubirebe ikavuga iti ibiteje intambara muri aka karere ni Goma, ni muyivemo. N'ubu none abishatse yayikuramo. Yego. Yayikuramo nk'uko ureba intambara ya Israel yari yaciye ibintu tuvuga ngo isi igiye kurimbuka, yazimye nka bushi. Yego. Bagasigara barakaranyije, buri umwe yarakariye undi amureba ikijisho, ariko
kumurasa bisa n'ibirangiye cyangwa nk'ibihagaze kurangira byo simbyemeza yego n'ahandi niko yabikora nubwo buryo jewe nabibonyemo abarwanyi na famile zabo na bene wabo bababaye ariko mu buryo bwa politike M23 isa nkaho noneho ishobora kuba igiye kugira amahirwe y'ibiganiro bya Doha kuko ikeneye ibiganiro kurusha undi muntu icya kabiri nuko hashobora kubaho ubwumvikane kuko Amerika yabisabye igasaba n'izindi mpande guhagarika gukomeza kurasa gusa kurasa ni gukomeza turaza kureba M23 irareka Uvira bayisabye ikomeza imisozi ijya Karemi byagorana ubwo na warekare wibuke ko ubwo babaga bazi ko hari imirwano igiye kuba hari ibiganiro bigiye kuba kandi mu byasabwaga harimo gusubira inyuma barirutse biroha muri warekare mu mujyi urabyibuka afande ndaharye igaceri afande gaceri general gaceri yifotoreza kuri yangwe nari nanze kuvuga ranka ye numvaga ntabyibuka sinje kuzarwana ntacyo urumva yifotoreza kuri yangwe nimugoroba ati murasubira inyuma ahita asubira hejuru na hano bashobora kuvuga ati muve muri Uvira bakayivamo ariko ibindi bice by'imisozi n'amashyamba bagakomeza kubifata muri strategy y'intambara imisozi ni ingenzi nubwo umujyi ari uguca imbaraga ubutegetsi niyo shusho jewe mbibonamo ni ugutegereza noneho tukareba Bujumbura iraza kuvuga iki Kinshasa igiye kuvuga iki byanga bikunda ibitangazamakuru byose bigiye kuvuga radiyo zigiye kuvuga hashobora kuboneka amatangazo Doha ikindi nuko nubwo bitavuzwe mu minsi nk'itanu ishize n'ubundi biganiro Doha byari byongeye ubu bishobora kuba bifite ibindi hari byinshi katurebe ikigiye gukurikira naho kurekura ikintu kirimo hano ntawe uri bwigambe kwirukane mu venturuwa mu barwanyi barwanaga icya kabiri M23 nayo irimo iravuga iti wenda ubwo Amerika impamagaye mu izina nshobora kuba ngize imana bakanyita abanzi cyangwa se bakemera impamvu yanjye ndwanira nabwo banzi nubwo buryo mbibonamo wenda kugira ngo njye mu kazi nagiyemo nabareka ibindi mukabiganiraho ko mubyumva mukumva komenti z'abantu gusa nyine komenti ya mbere ihari ni ukubabara ko abantu basubiye inyuma ariko mu ntambara umutwe w'inyeshyamba ntabwo za leta zijya ku ruhande rwawo yego kuko ntabwo ari ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage bakora ibishoboka ngo bajye ku ruhande rw'ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage ubwo mbavuga repubulika ubutegetsi bwemewe icyo gihe bana bujya ku ruhande banakora iki baba barimo gushakisha ko ibintu byakora icya kabiri za leta imiryango n'ibindi biba bikorana n'igihugu kurusha inyeshyamba inyeshyamba n'ushaka gukorana nayo ntabwo yerura kuko inyeshyamba ni umuntu utagira ubuzima gatozi kaba ariko mbyita mu kinyarwanda ni umuntu udafite amasezerano yemera ko ari umuntu uriho cyangwa ari itsinda ririho nta masezerano mpuzamahanga ari nacyo navugaga bwa mbere mvuga ngo byagenze bite ngo Gitega yibwirize yumve kurasa inyeshyamba zitagira ubuzima gatozi zidafite amahame ngenderwaho mpuzamahanga ubarase utekereza ko batazarasa abaturage bawe wabarashe uteye imbunda mu baturage bawe niyo ntuzi hari nuko mbitekereza ikindi cyiza kirimo abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira nibura ubwoba buroroka hari abarundi bari batashye bari basanzwe bahaba ishobora gutuma ziriya mpunzi Bujumbura na Hasheri bananiwe kujera cyane ko inkunga zagabanyutse bashobora gusubira Uvira bagasubira mu buzima bwabo busanzwe ubwo harimo n'abahunze batutse za Sange n'ahandi bagasubirayo ubuzima bukongera bugakomeza ku baturage aho kugira ngo baze kwicwa na korera mu nkambi nayo ubona ko yananiwe kuzura nk'uko Hasheri ivuga ko ubushobozi bwayo bwasumbwe n'abahunze bikaba bishobora guteza indwara n'ibindi byago bikomoka ku mpunzi nyine zidafite uburyo ntekereza ko nibabasubiza iwabo abasirikare bafashwe b'abarundi nabo bagataha rimwe na rimwe bashobora no gusuzuma kubera ako gahenge batanze cyangwa nuko gusubira inyuma n'abapfuye bagatwarwa bagashyingurwaho kugira ngo bashyirwe mu byobo rusange n'ibindi nk'ibyo nuko ibitekerezo bisigaye nyamwa bitanga ibitekerezo namwe yego urakoze cyane
murakoze. yego kupa tugende noneho igitekerezo cyawe ugiye gutanga uracyakibuka twagiye cyakibuka nari mvuze nti urebye biri muri iri tangazo harimo ibintu bibiri bishobora kuba koko yabisabwe n'umuhuza tugomba gusubira inyuma ku mpamvu umuhuza atatangaje kuko ntabwo turabona itangazo ry'umuhuza twabonye itangazo umuhuza nawe banza umugaruke umuhuza nde umuhuze kankwereke reka nkubwire umuhuza ni do ariko iri mu mutaka wa Amerika umuhuza yavuze ati umuhuza yavuze ati udukurikije ibyo ntuza yatubwiye umuhuza yavuze ko nanga yavuze ko bagomba gusubira inyuma bakarekura umujyi wa Uvira kugira ngo bubahirize amasezerano bagiranye n'umuhuza ibi ngibi rero ngewe natangiye kubibona ejo ariko nanga kubyemeza kuko ntabwo nari mfite facts hari zimwe mu ngabo zabonetse ziri kuva muri Uvira zirekura umujyi ahubwo zikomeza zigenda zisa naho zerekeza muri teritwari za Fizi zikagenda zihura n'abawazarendo barwana abawazarendo bigira inyuma bamwe bakavuga bati ni ibitero bishobora kuba M23 ishaka kongera kwigarurira za Fizi n'ahandi ariko byari byatangiye ku munsi w'ejo hanyuma rero igihari ni kimwe M23 ntabwo iri buve muri Uvira nk'uko mwebwe muri kubitekereza cyangwa n'abandi babitekereza iragenda guteza aho irava ni hariya mu mujyi rwagati gusa hariya mu mujyi ariko M23 n'ubundi nk'uko iri tangazo ribivuga ntabwo yakwemera ko abaturage bagomba gupfira hariya yavuze iti hagomba kuza ingabo zidafite aho zibogamiye amakuru turi kugenda tubona impande n'impande nuko mu ngabo zishobora kuza Tanzania na Angola akaba ari nacyo cyari cyanajyanye ndetse Tshisekedi kwa nuza kwa Lorenzo izi ngabo rero za M23 mugeza zitavuye muri Uvira byo byazibera ibindi kuko nta muntu ujya usuzugura uriya mu polisi w'isi nta muntu ujya umusuzugura icya kabiri M23 biri gucungira hariya ntabwo irava muri teritwari deja ya Fizi yose irava mu mujyi mu rwego rwo kugira ngo irebe ko yashyira mu bikorwa iyi myanzuro yayo yaniyemeje cyangwa nk'ukuntu byanagenze Karemi bambe warikare iramutse inahavuye byayibera nka warikare kongera kuhafata byanayigora haramutse hagarutse ingabo zaba iz'abarundi zaba FRDC zaba na wazarendo na FDLR bagarutse muri uriya mujyi ntabwo kuba bavana byakongera gukunda ikindi cya gatatu nkeka ko izi ngabo z'abarundi zitari bwongere kugaruka muri Uvira kandi ingabo z'abarundi zitagarutse muri Uvira nta kibazo mbona M23 yaba ifite kuba yarekura uriya mujyi hasigaye ikintu kiriho ni iki umupaka uhuza Uvira na Bujumbura urarindwa nande urajya mu maboko y'abapolisi ba leta urajya mu maboko izo ngabo se nizo zizajya zitera intuza kashe nizo zizajya zikontorora ahubwo nukubanza kumenya uwo mupaka nukubanza kumenya kwanza umupaka urahita ufungurwa ahubwo nufungurwa se urabufitwe nande urabufitwe n'abapolisi ba M23 ko abapolisi bagira urayifatwa n'abapolisi ba leta urafatwa n'abapolisi mpuzamahanga bari bujye hagati y'ibihugu byombi urafatwa nande uyu mupaka uramo kufashwe n'abapolisi ba leta cyangwa hakagarukamo FRDC M23 irabitsinzwe hariya hoye haramutse haje FRDC M23 yabitsinzwe n'ubundi abafatanya baba bari hakurya yego nta kibazo cyaba gihari n'undi murundi yajyayo aza yidegembya ingabo z'abarundi zakongeza zikagarukamo zigatembera zigakora ibikorwa byazo oya n'undi zikakomeza zikarinda umujyi nuko byagiye ariko mu gihe haba haje ingabo zidafite aho zibogamiye Shadadi sinzi muri kunyumva neza haje ingabo zidafite ingabo zidafite aho zibogamiye akaba nazo zirinda umupaka n'ubundi M23 yabikiri mu nsinzi yayo nta kibazo yaba ifite tubyumvika no gutakaza umujyi n'ubundi ufitwe amahoro akaba hari kandi nawe ukaba uri gucungira hafi aho ngaho M23 nta kibazo yaba ifite ikibazo kiraza kuboneka ahangaha igihe uyu mujyi uri buze kuzamo FRDC na wazarendo bakagaruka muri uyu mujyi bakongera gukora ibikorwa byabo aho ngaho ndahita nkarabe M23 babwira inti amaraso y'abana banyu yamenetse ara kugira ngo muhabohore tayari kwishamanene babaturage bishimye baserebura mu mujyi twabonye video bishimira ko M23 ihageze bongeye kubona umutekano
uyu munsi umutekano wabo uraba wizewe 100%. oya bari abaturage nta kibazo bagira mu gihe haza ingabo z'ibindi bihugu zije gucunga ikibi nuko hagarukamo wazarendo hakagarukamo FDLR n'ingabo z'u Burundi nicyo cyaba ikibazo gikomeye cyane ariko nanone umuntu ashobora kwibaza niba koko Amerika ishobora gutegeka M23 wenda ikavuga ngo nisubire inyuma yego koko ni mu rwego rwo kubahiriza wenda amasezerano y'ibyo basinyiye i Doha kuko i Doha naho basinyiye biriya muri ya mahame harimo seserofi sibyo no kudakomeza gufata ibindi bice nibyo koko M23 nabyo yari yaranabirenzeho sibyo ariko gusubira inyuma kuki iyo bavuga ku mitwe kuki niba Amerika ivuga kuriya kuki itavuga kuri FDLR ntabwo izi ko ihari cyangwa Amerika ishyigikiye FDLR nk'abantu mureka babwira ibya FDLR rero ibyayo FDLR irashyigikiwe pe none irashyigikiwe FDLR irashyigikiwe kuko impamvu iyaba idashyigikiwe FDLR man FDLR yakaba yararwarijwe yaravuyeho nta nubwo tuba tuyumva no mu matangazo y'ibyahise tuba turi mu kahise ka FDLR ariko FDLR impamvu ishyigikiwe n'ababirigi ishyigikiwe n'abafaransa ishyigikiwe n'abanyamerika irashyigikiwe pe ikindi tugarutse ku buhuza ari byo Shadadi na Scovia bagarutseho hariya Koroneye Nanga yemennye ibanga rigaragaza yuko Katari atari we muhuza ni umuhuza mu buryo buri indirect ni nk'igikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko umuhuza wa nyawe na Amerika wa mugani buri ahubwo Amerika yarambiwe ibona ibintu ibona abantu koko barimo bararenga ku byo basinye noneho iravuga ngo reka tubikore mu buryo bwa direct buriya bigaragaje nibashaka ahubwo ntibazongere kugidoha muri Katari bajye bafata indege bajye Washington ahubwo ibyo twavuga byose nanone ibyo kuvuga nibyo kuko idoha byagiye hanze nibashaka bajye bafata indege Kayikwamba na nanga cyangwa bisimwa hakunda kujyaho ntuza Benjamin Bonima bose bajye bagenda Washington bahure na ba Marco Rubio bahure na ba Burosi babikemurira Washington kuko nundi muri Katari bigaragara yuko Katari wenda kwako byanyuze ku ruhande basa nkaho babisuzuguye ariko urabona umuhuza aravuze mu buryo buri direct ibintu bijya ku murongo gusa ku rundi ruhande nubwo wenda M23 yava mu hano muri Uvira ariko tuvugishije ukuri M23 iyi ngiyi nayo ni insinzi ikomeye cyane kuba byibura uwo twakwita umuhuza kwanza igihugu cy'igihangange ubwacyo kizi ko M23 ihari sibyo kandi ubwo cyamaze no kumenya impamvu barwana kandi no kuba byibura bavuga ngo musubire inyuma nuko bamaze kubona urwego bagezeho ikindi buri abarundi uko byagenda kose baba batakambye baba baratakambiye wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kisekedi agatakamba ariko buri abarundi bamaze kubona yuko M23 nta mikino bamaze kubona yuko na Bujumbura babishatse bayifata babonye ko M23 atari agafu k'imvugo wenda FARDC yo irabizi bayikwegoma nubwo wenda n'abarundi bamwe na bamwe bari yo ariko nyine bamaze kubona yuko atari agafu k'imvugo rimwe nko warubivuze babonye yuko bari kurwana n'ikipe itsinda uyu munsi nkaye mu 23 hano bafite imbaraga nyine bazigaragaje bakagera hariya Uvira haramutse hongera akabibazo nk'ibyari bihari mu minsi ishize yakemera kuba kitaragaruka buri karese yarahananiwe iyo wavuye ahantu uba wahavuye niki kikoreka ko arabuye umenye ko nubwo M23 ivuga ngo ari byo Gaspard Baratuza yavuze Brigadier General yavuze ngo twebwe ni video nabonye ngo twebwe ngo rega natwe ngo birango bakora ngo niyayi ngo abasirikare bacu ngo nubwo baba bapfangwa ariko nababo turabica ngo mujye mumva tubyigamba mumenye ko M23 muri zinambara irwana n'itakaza abasirikare itakaza bafate warikare hapfuye abasore kugira ngo bafate Uvira nubwo twabonye ingabo z'u Burundi wenda na wazarendo imirambo myinshi ariko M23 no bimenye kwipfusha abantu wakwibaza abantu bayo bapfa sibyo bapfa barimo koko barabohora abo baturage barangiza bakava muri iyo migi kagarukamo wazarendo zikagaruka zigahotera zikica n'abaturage ibiko ibintu byabaye warikari bakimara kuvamo ba baturage babayakiriye abayihaye amazi abayitekeye abo ngabo wazarendo zaragarutse zirabica urumva nacyo nyina ku kantu hari umusesenguzi njya mbona yitwa Kuribali Buyana akomoka mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi akunze kwandika kuri izo nkuru
cyane cyane zigendanye n'uburasirazuba bwa Kongo, yanditse ati reka mbibutsa akantu ati mu kwa mbere 2023 mu kwa mbere 2023 yavuye muri 80% by'ibice byose yari yarafashe, sibyo? Aho gati ingabo z'u Burundi n'ingabo za EAC, ubwo n'u Burundi ariko bwaje muri EAC, bwashyizwe yego East African Regional Forces byashyizwe muri ibyo bice, ariko mu gushyirwa muri ibyo bice byahise biha imitwe yindi muri Kongo ikorana na leta kwigarurira byinshi muri ibyo bice birimo hariya yose. Kuva ku itariki ya 2 kugeza kuri 4 iyi mitwe mbona y'isi y'abajenosideri yagiye yifata amashusho yerekana iri gutwika ibiturage bya Nturo, aho inzu 300 z'abakongomani n'ubwoko bw'abatutsi zatwitswe zigahinduka ivu. Abantu 9 baricwa, abandi abakongomani b'abatutsi bo muri Nturo, Petit Masisi, Kicanga ndetse no mu bindi bice bihakikije bahungira muri mu kambi ya Bwiza, aho hasanzwe abantu 17, aho 60% byabo bari abana. Kuva ku itariki 6 kugeza ku ya 10 mu kwezi kwa 10 2023 muri Kicanga, FDLR, Wazalendo n'abandi bose bafatanya bahiza abatutsi bo muri Kongo n'ubundi ubwo ingabo z'abarundi ngo zirebera ndetse n'ingabo za EAC na MONUSCO. Imiryango iricwa hakoreshejwe imihoro. Tariki 15 z'ukwezi kw'Ukwakira 2023 ikambi ya Bwiza, aho hari hahungiye abo bantu 17, bongeye kugabwa ibitero n'abarwanyi baza FDLR na za Nyatura zira zose. Abo bose bakaba barashinjwaga gukorana na M23. Sasa muri Uvira, muri bice bya Warikari, ahandi ni hehe? Ubwo na za Kibumba zose ubwo muri abahibuka barahibuka. Kuhava udasizemo neutral forces, kuko kuhava byo barahava. Ko byagenda ko oya bari buhave bigushyira ku ruhande rw'umunyembaraga cyangwa bigushyira ku ruhande rw'umuntu wa ntaho nikora, bigushyira mu ruhande rw'umuntu udafite n'ijambo ahubwo sibyo kuvugira undi naho ngaho. Gusa bigushyira ku ruhande rw'uko bakuzi ariko uri umunyantege, bavuze icyo bagufasha, ahubwo icyo urwanira ntacyo nta kajyo bakubonamo nicyo. Reka mbibwirire iby'Iburayi, ibyo bya 23 n'aba ngaba bose tuzabigarukaho n'ubundi biganiro byose turaza kubimenya. Nandi makuru, abanyaburayi ndabona bahagurutse, abanyaburayi bahagurutse bakomeje kwemera ko bazarwanira Ukraine. Mwabonye abategetsi b'Iburayi bose bakomakomeye bakaniye bakomeye cyane bano bantu bose bya Ukraine nabyo bifashe imyaka. Ariko ngiye abagabo ndi kumwe nabo, ndi kumwe n'abagabo ko ikibazo kimwe ibintu muhoro ariko mugarangije bari gushaka ubu ibihugu byose Putin yarabinaniye. Ibihugu byose bikomeye birahura umunsi umwe akavuga ati nge ntabwo nzemera kugendera kuri mushaka. Ukraine igomba kuguma ari igihugu gifite ubwigenge busesuye, kandi ubugome bw'aba bagabo bya ningo ushaka amahoro ategura intambara, abo bose bamurundaho ibitwaro we ngo komeza urwane sha atarwana igihugu si igihugu cyarwanira arya ngo senyurwa ngo mutize cyarwanira si igihugu cyarwanira se ubuse bamubwira ngo mirutakaze bino bice Putin abigumane amahoro agaruke. babikubwiye wabyemera arigiye iyo ushaka amahoro ari byo wemera. Nubundi yaba ari amahoro ari fragile ameze nk'idomo. None se tuvugisha kuri ari Uburusiya na Ukraine abahombye ku rwego abari gomba ku rwego nubundi duce anuza Putin afite haradufite hano ubwo azaturekura haradufite nazaturekura kandi aje gufata n'utundi yakemeye uduce bakatugumana akagumana hafite nako ubundi akibonera umutekano n'uw'abaturage be. Ko ruhuga ari runini abo bandi bose sa abaturage be, abo bandi bagiye bakajya ku ruhande rw'Uburusiya nabo bakaba none se ubu bakiri kurwanywa bahavi Romeo nsubiza abo baturage bose aba Ukraine bagume mu Burusiya ntacyo bazaba babaye ariko bafite umutekano nta ntambara barimo
nese gora mu ntambara nibyo byiza akorobe niba batubwira ngo muvanga mu shada we nubwo uvuga gutya ikibazo gikomeye cyane mu nkweto za Zelensky. oya dore abaperezida babari abana bose nako abana babari abaperezida bose uri kubona abana babo sibyo bari muri za presidence bari mu ngoro bari za Miami bari ku micanga bo bitsinda ku micanga urumva barimo barafata akayaga ubu mwana wa Zelensky ndakubwiza ukuri ashobora kuba atari muri Ukraine na famille yose ushobora gusanga idari niyo baba bahari bari ahantu bari mu mutekano sibyo harimo harapfa abaturage bo muri ibyo bice biri mu ntambara no gutakaza abasirikare abene igihugu ariko barwanira igihugu barwanira igihugu kugira ngo kigumane ubwigenge. oya kurwana kubusugire bw'igihugu nibyo ariko hari intambara ubona itagira iherezo. None se Uburusiya ntibwiyenje kuri Ukraine? usibye no kwenza kuri Ukraine se cyangwa se umuntu ukomeye. usibye no kwenza kuri Ukraine ikibazo aba ari kubimufashamo ariko Trump ntiyari yamusabye ngo waretse bakagumana ibyo bice. Nyinshi barabigumana n'ibyabo nibyo Ukraine ntibarwana abantu b'abagabo barahora ari batatu isirega nibundi abayanganya barogana nubwo bari abayarushanwa ubwo bakomeza ariko njye mbona Uburusiya intambara yarabunaniye hari ikibirukansa hari ikibirukansa uretse ko ejo bundi Putin wenda yavuze ngo barimo barabikora mu buryo butari intambara ya nyayo. urebye Abarusiya bameze nk'abari kwishimisha ariko barishimisha bapfa barishimisha ariko ntabwo bapfa ku kigero cy'abanyayikirere biragera Moscow amadrone ku kigero cy'abanyayikirere drone za Zelensky zigerayo da ejo bundi bakoze agakora ni za Zelensky se ko ari iz'Abongereza n'Abanyamerika ahubwo barimo baramushuka Zelensky bari kumushuka abo bantu bakagombye kubinyuza mu nzira za diplomasi intambara igahagarara ahubwo barimo baramuha ibitwaro. Ni ikikwereka ahubwo ko isi ntabwo ikunda amahoro ahubwo isi ikunda intambara kuko si urabariya bose muri iyi ntambara bari kubyungukiramo bari gucuruza intwaro bashaka ko Uburayi bugumana amahoro n'umutekano kandi Ukraine ikaguma ari igihugu kiri intact. barashaka ko Uburayi bugumana amahoro n'umutekano barimo barohereza ibitwaro kugira ngo bakomeze kurwanya aba conquest b'Abarusiya bashaka kwigarurira ibihugu bitandukanye byo mu Burayi birimo bahereye kuri Ukraine. aba barimo baracuruza n'abacuruzi bari muri deal. Ariko urebye ukuntu Uburusiya bunashotorana 2008 bwateye Georgia. Uburusiya bufite complexe de superiority. Bavuga bati ibihugu twahoranye ntabwo niko biri ntabwo bikwiye kujya mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. complexe kuko niko biri ni complexe ushaka kugaragara nk'igihugu ni superpower superpower ugereranyije nande ugereranyije na za Ukraine iri gufata. Niyo mpamvu Ukraine rero igomba gufashwa mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo ubusugire bwayo. Ukraine rero barimo barayishuka uravuze ngo bizakomeza bibi izi ntambara zashojwe na Putin iyo nizarangira izi ntambara zashojwe na Putin ni ibikorwa biganisha isi mu kaga. Ariko icyo nemera ni kimwe niyo mwangaha iby'Uburusiya bwigira byose bukigira ubuhatari bukagira gute bizarangira tipe hariya tipe no wica de bande Simeruka kureba filime ndeba filime ibyo byari imbere tipe yicaga de bande ariko ubu ngubu na de bande yakwica tipe kandi filime ikarangira. Mbabwiza ukuri tipe ntashobora kuzuka jewe iyi ntambara itangira naribonye n'amaso yanjye n'amaso yawe ndeba iby'Uburusiya bwo twabiraga kuri televiziyo se amaso narebesha n'amaso wari uzi ko ndi mu Burusiya tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri urumva Shada numvaga Uburusiya butari bumare nibura icyumweru cy'umwe budafite Ukraine yose. Ariko reka nshimire Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo kuko bafashije Ukraine kwihagararaho kandi umugabo mano agusanze mu rugo akakugira kuriye n'ubu ngenda mufate ibyo mufite byose. Abarusiya babaviriyeho indi iki Ukraine nzagumana nayo ishyigikira ntitwasoza ikiganiro cyacu gatwitahire dushaka cyane bamushamwe mukomeze kuko ngenda atashye Karori na Valence basigara nta kibazo. Reka dushimire rero abo twabanye muri kiganiro cyacu twibaturire cyo muri iki gitondo ubwo hari inkuru nyinshi tutagarutseho bigendanye n'ubundi niyo nkuru ya mizi zindi ubwo ibindi biraza kuza mu biganiro byacu n'amakuru biri imbere. Mugire uwa kabiri mwiza.